Abantu benshi dutekereza ko intsinzi cyangwa se kumva yuko hari ikintu wagezeho mu buzima ari ukongera ibintu byinshi mu buzima bwacu, cyangwa se ari ugufungura amarembo yo kwemerera ibintu byinshi bikinjira mu buzima bwacu. Urugero nko kongera akabaraga mu byo ukora, kongera akamotivasiyo mu byo ukora, kwiyongera kw'amafaranga mu buzima bwacu, gufungura amarembo y'amahirwe cyangwa se kwiyongera kw'amarembo y'amahirwe mu buzima bwacu. Ibyo ni byo, ntabwo wibeshye. Ariko growth cyangwa gukura mu buzima nabyo bishobora kuba cyangwa kugaragazwa no kugira ibyo ugabanya mu buzima bwawe. Ahazaza hawe inshuro nyinshi cyangwa se kenshi cyane hangizwa n'ibintu ukomeza kubabarira buri munsi kandi ubibona ko biteje ikibazo mu buzima bwawe. Hari n'igihe waba utabibona kubera ko utajya ubitekerezaho, ariko wowe uteze amatwi iki kiganiro ndahamya nashidikanya ko uri buva aha ngaha wabitekerejeho, cyangwa se uri busange wabitekerezagaho ariko ntubihe agaciro. Ibi bintu utigeze uha agaciro kugeza igihe uzabihera agaciro ukabikura mu buzima bwawe, ubuzima bwawe buzahora buhagaze mu ruziga rumwe. Nta terambere uzigera ubona mu buzima bwawe kugeza wibwije ukuri, ukemera gusiba cyangwa se gukura ibi bintu mu buzima bwawe mu buryo bwa burundu. Niba ushaka gutsinda cyangwa se niba ushaka kugendana na realite y'isi, niba ushaka kwemera reality tubamo, kwemera ubuzima tubayemo nk'ikiremwa muntu muri iyi si. Kimwe mu bintu by'ingenzi numva cyangwa ntekereza n'abantu bose bashobora kurebesha amaso bakabibona yuko kiri mu bintu bikunda kutuzirikira mu ruziga rumwe, ni ugukunda kwitabwaho. Abantu dukunda kwitabwaho cyane, tukumva dukeneye abantu batwitaho. Ibyo ngibyo twebwe ubwacu tukumva yuko ntacyo twimariye tudafite urwo ruziga rw'abo bantu bagomba kutwitaho. Igihe cyose ubuzima bwawe cyangwa se umunezero wawe ushingiye ku bantu bahora bagusingiza bakubwira ibyiza byawe, cyangwa se ubuzima bwawe, umunezero wawe uhora ushingiye mu kuba wumva abantu bakwiye guhora bagukomera amashyi, niko nabivuga, icyo gihe nicyo gihe cyangwa se nibwo uba ugeze mu gihe cyo gukontororwa n'abantu nabo ubwabo badakontorora ubuzima bwabo, nabo ubwabo badakontorora ibyo bifuza, cyangwa se badakontorora ejo bifuza mu buzima bwabo. Urugero rworoshye, turi mu isi aho ikoranabuhanga rimaze gutera imbere. Abantu benshi basigaye banezezwa no kubona ama comment section yuzuye, ama likes ku ma Instagram. Abantu benshi basigaye banezezwa no kubona yagira birthday, akabona abantu benshi bakoze ama post y'amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko uko gutwarwa n'ibyo bintu, uko gutwarwa no kumva ko wifuza ko abantu bahora bakwitayeho gutyo, bituma wumva ugomba gukora ibyo bo bashaka, wumva ugomba guhora uri uwo bashaka kugira ngo
ugumane urukundo rwabo, ugume mu mitwe yabo, ugume uri uwo bashaka. Ibyo ngibyo negativite yabyo ni imwe, bituma wowe utaba uwo wagakwiye kuba we, bituma ejo hazaza hawe hangirika, ugatangira kurwana n'ejo utazi uko hameze, n'ejo utigeze wifuza. Ikindi, abantu bagira ubwoba bwo kuba criticized. Criticism mu Kinyarwanda sinzi ukuntu ndi bubivuge, kari kunyisoba. Criticism, critique, ariko wowe uteze amatwi iki kiganiro ndabizi ko ijambo criticism ryumva. Kuba abantu bagira icyo bavuga kuri wowe, ibyo bintu abantu benshi bibatera ubwoba. Ugasanga hari n'ibintu utakwikorera kandi ubikeneye, ahubwo uri kwibaza uti bari bumbone bate, baranyumva bate, barantekereza bate. Ugasanga hari business ukeneye gukora, ariko kubera gutekereza ngo barambona bate, baranyumva bate, ntuyikore. Amaherezo birangira ari wowe wishwe n'inzara. Ba bantu wibazaga ngo barakubona bate, nabo ubwabo ugasanga kenshi ntibanakwitayeho, ugasanga rwose ntibanabizi yuko ubaho, cyangwa se mu buzima ubayemo ugasanga uri umuntu ubereyeho uko ugaragara. Uri umuntu ushaka kugira uko ugaragara, aho kugira ngo ubeho kubw'inzozi cyangwa se kubw'ejo ushaka, aho kugira ngo ubeho uri umuntu uri mu rugendo rw'aho wifuza kugera, ahubwo ukaba uri umuntu ushaka image, ushaka attention y'abantu, ushaka abantu bahore bakuvuga neza. Hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Nubaho rwose ubuzima bwawe budipendinga cyangwa se bushingiye ku magambo abantu bakuvugaho, ndakubwiza ukuri uzaba uriho utariho. Ibi byose turi kubona cyangwa se ndi kuvugaho muri aka kanya, biterwa no kuba uri umuntu wumva ukeneye validation mu bantu. Ba bantu babaho bumva ahantu hose bageze bakeneye attention yaho, bakeneye kwitabwaho n'abo bantu baho. Ese ubundi wowe wabitayeho? Kuki ushaka ko abantu bakwitaho wowe wabitayeho? Uri kumva uwo mutwaro uri gushaka gushyira ku bantu? Hari ijambo nkunda rimwe riri mu magambo y'Icyongereza rivuga ngo weak people ask to be accepted, dangerous people accept themselves. Mu Kinyarwanda ngenekereje riravuga ngo abanyantege nke basaba kwemerwa, ariko abanyembaraga bo bariyemera. Iryo jambo ndarikunda cyane kuko ngera riramfasha. Nawe warikoresha rikaba rimwe mu ntwaro uzakoresha urwanya cyangwa se uzakoresha ushaka kwitsinda mu gihe cyose uri kubona uri umuntu ubayeho cyangwa ubeshejweho cyangwa unezezwa uhora uharanira no kwemerwa n'abantu buri segonda muri buri sosiyete yose ugezemo. Uri wa muntu uba ushaka kuyibonekezamo, wumva ari byo bihaye amahoro umutima wawe. Iryo jambo ryagufasha. Ikindi kintu numva ukwiye gukura mu buzima bwawe, niba ukeneye gukura muri uru rugendo rw'ubuzima, gukura mu buryo bw'iterambere,
numva ukwiye gukuramo excuses. The moment njyewe natangiye gukura excuses mu buzima bwanjye nibwo ubuzima bwanjye bwabonye umurongo. Igihe narekeye kumva ko hari ikintu ngombwa n'abantu, igihe nikuyemo kumva ko hari ibintu iyi si ingomba, nibwo ubuzima bwanjye bwagiye ku murongo. I told you, njye ntabwo nakubwira ibintu ntakora. No, ntabwo nzaza ahangaha kuri microphone ngo nkubwire ibintu ntakora. Abantu benshi bumva yuko excuses cyangwa guhora biha impamvu ari igikorwa cy'ubwenge, ariko guhora wiha impamvu ibintu utabikora, guhora wiha impamvu ibintu wumva udashaka kubikora, biba ari ikintu wumva gifite ubwenge mu gihe cyose gutsindwa byamaze kuba ikimenyetso cyangwa se byamaze kuba irangamuntu yawe. Igihe cyose wumva wabaye familia no gutsindwa, guhorana impamvu ibintu bitagenze neza ni umuco wawe, uhora wumva nta n'icyo bitwaye. Wibaza uti impamvu udatera imbere, impamvu ntaho ugera, wakuriye mu cyaro, wavukiye mu ntara, abandi bana bavukiye i Kigali, ibyo bikaba impamvu. Ugahora wibwira uti kubera ko ntatera imbere, cyangwa impamvu nta hantu ngera cyangwa nta naho nzagera, ni ukubera ababyeyi banjye, ni ukubera guverinoma nakuriyemo cyangwa igihugu nakuriyemo, ni ukubera ubukungu bwo mu rugo cyangwa se ekonomi yo mu gihugu mbamo, cyangwa ugatangira kwibwira ko impamvu ntacyo ugera hari ukubera imyaka ufite. Brother, izo excuse zose cyangwa izo mpamvu zose wiha zimakinga sense kubera ko gutsindwa byamaze kuba kimwe mu madarapo ari mu bwami bwawe. Iryo darapo wimitse ryo gutsindwa mu bwami bwawe ntirikwemerera kugira aho ugera. Uzahora muri urwo ruziga rw'ubuzima urimo, icyoroshye wasubira inyuma aho kugira ngo utere intambwe ijya imbere. Guhora wiha ama excuse, wiha impamvu, kimwe mu bintu bya mbere wumva ko ari byiza byaguhaye, ariko njyewe mvuga giteye ubwoba, byaguhaye amahoro yo kuguma muri iyo gereza. Uhora muri iyo gereza y'ubwoba, uhora muri iyo gereza yo kumva ko uri umufilozofi ibintu bidashoboka, uhora muri iyo gereza yo kumva ko utagerageza, uhora muri iyo gereza yo guhora utinya gutsindwa, wumva yuko gutsindwa hari ari wowe byagenewe, udashobora gutsinda. Nibyo, impamvu zose wiha zishobora kuba ari zo, ariko ziri kugusiga ukennye. Sinzi niba ibyo bintu bisoundinga nk'uko nifuza kubyumva. Impamvu zose wiha mu buzima nizo, nibyo wazinsobanurira nkazumva, ariko zigusiga ukennye, ntabwo zihindura ubuzima bwawe. So izo mpamvu urumva zigifite agaciro mu buzima bwawe. Uko ugomba kwikuramo izo excuse, ikindi kintu ugomba kwikuramo cyangwa se gukura mu buzima bwawe ni inshuti zidafite umumaro, cyangwa se inshuti zihora zizana uwo mwuka wo gutsindwa uhorana, inshuti z'abanyabwoba nkawe. Banza uzikure mu buzima bwawe. Abantu benshi cyangwa se abantu bamwe na bamwe, si bose batuye isi, ubuzima bwabo bwangizwa n'inshuti zabo mu buryo buri dramatike, mu buryo nawe utahita usobanurisha ijisho rimwe.
ahubwo baza bakamunga ubuzima bwawe nk'umugesi, bakwangiza gahoro gahoro agace kamwe ku kandi. Niba inshuti zawe ufite zihora zikuzanira negativite, zihora ziza kukwereka ubushobozi buke bwawe, zihora ziza kukwereka ko ibi bintu utabishoboye, zihora ziguca imbaraga nawe koko ukahita wumva nibyo bigomba kugenda gutyo, ntago mwibeshye, kumva koko niwe uri we, brother, iruka. Abo bantu bava iruhande. Nta kindi kintu bakora, ubwoba bwabo, ubwoba bw'ubuzima bafite, ubwoba bw'aho bifuza kugera babona batabasha kugera, kuko babibona yuko wowe ushobora kuhagera, barabuzana bakabugusiga. Bate bavemo. Inshuti zose ziza zigakoba hazaza hawe cyangwa zigakoba ubushake bwo gukora, bwo kugira icyo ugeraho. For example, inshuti zawe uri kuzibwira yuko wifuza kuzaba umunyenganda, wifuza gushinga uruganda, uri kwiga ubundi inganda zibaho zite, bisabwa iki kugira ngo umuntu agire uruganda. Inshuti zawe zikaza zigukoba, ziguseka cyane, zikwibutsa umuryango uvamo, zikwibutsa uwo uriwe, ukuntu nta gaciro ufite. Nta brother, iruka, bavemo, basige. Abo ngabo nibo bonyine bahoza supaguru munsi y'ikirenge cyawe kugira ngo utaza gutera intambwe. Abantu benshi kubaka hazaza habo hakomeye cyangwa se kubaka powerful future birabavuna cyangwa ntibishoboka, kubera ko bazengurutswe n'inshuti zangiza igihe. Bazengurutswe n'inshuti zametrije cyangwa zishoboye kwangiza igihe, zangiza igihe cyazo zikanaza kwangiza igihe cyawe. Ibi bintu ndashaka kubitekerezaho kabiri. Niba ufite izo nshuti, uba umwe mu bazivamo. Nta muntu kampara mu buzima bwawe. Ibyo bintu wibitinya, wigumana nabo. Ikuremo kwigereranya, ikuremo guhora wishyira ku munzani umwe na runaka. Kuko ibyo ngibyo ni ibintu bituma wiyanga, bituma wiburira agaciro, bituma ubona ko ntacyo uri cyo. Kabone n'ubwo inshuti zawe zo kuri iyi nshuro zitaza ngo zibikubwire, ariko ibyo bituma nawe ubwawe wumva witereye icyizere. Rekera kureba lifestyle zo kuri Instagram, uri kureba abantu bahora bakwereka ubuzima bwiza babayemo, ibiryo byiza bariye, inzu nziza bararamo. Ku giti cyanjye ndumva ibyo ngibyo atari ibintu wagakwiye kujya gukonsuminga kuri Instagram, si ibintu wagakwiye kujya gukonsuminga kuri za YouTube, kuri za TikTok, si ibintu ukwiye kujya gukonsuminga kuri za Facebook n'izindi platforms zose abantu bakunda kugaragarizaho ubuzima bwabo. Ahubwo kuri njyewe numva aho kugira ngo ujye gukonsoma ubwo buzima babayemo, kuko izo ni resulta, ni ibisubizo by'ibyo bakoze, jya kureba inzira y'umusaraba baciyemo. Ntago dukeneye ibisubizo, dukeneye kwiga formule z'ukuntu babigezeho. Ibisubizo byabyo natwe twabyimagina tukabyumva, uburyohe bwabyo, umunyengo birimo twawutekereza tukawumva, ariko formule bicamo bisaba iki? Ibyo nibyo tutazi. Wijya kureba iby'amarangamutima yawe abasha kubona, ahubwo haranira kumenya ibyo ubwenge bwawe butazi. Menya iyo business akora ikora ite. To me, kwigereranya, guhora ubona ubuzima umuntu abayemo
nawe ugatangira kwishyira kuri uwo munzani, numva ntacyo bimaze. Numva usibye kuba bituma wiyanga, bituma wiburira icyizere, utakaza confidence yawe, ahubwo mbona ari nawo umuryango ufungurira ishyari ryangiza imboni ukoresha ureba viziyo yawe. Umuntu wese uri kubona uri gutsinda muri iyi minsi, ejo yatsindwa. Ni ubuzima busanzwe. Ku mbuga nkoranyambaga ubona, ntabwo abantu benshi bashyiraho ibi struggles, ibibazo bacamo, bashyiraho ibisubizo. Si uko inzira yari igororotse, brother cyangwa sister, listen to me. Ntibagushuke. Niba ushaka ko ubuzima bwawe bugeramo impinduka, niba ushaka kuba umuntu w'igitangaza mu buzima bwawe, uri igitangaza kuri wowe, apana ku bandi. Niba ushaka kuba umuntu w'igitangaza kuri wowe, kuba uwo muntu wifuza kuba we, banza utsinde n'ubwoba bwo kubaho wenyine. Ariko tsinda ubwoba bwo kubaho wenyine. Abantu benshi baguma muri environment, cyangwa se abantu benshi baguma mu kigare kibi babona kitababereye, kubera yuko umutuzo batera ubwoba. Brother cyangwa sister, ni gute gutuza bigutera ubwoba? Ni gute kubaho wenyine bigutera ubwoba waravutse wenyine? Wavutse uri umwe, uzapfa uri umwe. Abantu benshi bajya bakunda kwitiranya loneliness na isolation. Bakunda kwitiranya kwigunga no kwiheza. Mana ishimwe kuba iryo jambo rihise riza mu mutwe wanjye, rirasobanutse. Kwigunga no kwiheza. Kwiheza ni amahitamo, kwigunga ntabwo ari amahitamo. Niba wowe uhisemo kwiheza mu nshuti wari urimo, kwiheza mu kigare wari urimo, kugira ngo ukurikirane inzozi zawe, kugira ngo wite ku hazaza wifuza, brother cyangwa sister, iyo ni mentalite yo gutsinda. Iyo ni imyumvire y'umuntu ushaka intsinzi mu buzima bwe. Niba wahisemo kwiheza kandi ukamenya kuryoherwa nabyo, kandi ukamenya kubana nabyo, iyo ni mentalite y'abantu batsinda. Uba ugomba kubaka indangagaciro zawe wenyine, kuko zijya muri wowe wenyine, zikagirira umumaro wowe wenyine. Sosiyete buriya izikonsoma nyuma y'uko zakugiriye umumaro. Kwiheza akenshi ni nabyo byubaka abantu bakomeye tubona muri iyi si. Biragoye cyane kuzumva bamwe mu baherwe bo muri iyi si cyangwa no muri iki gihugu cyacu bakubwira ko ari abantu bahoranye inshuti nyinshi, bahoze bafite ibigare byinshi. Oya, bariheje, bakurikirana inzozi zabo, bahura n'abantu bafite umumaro ku buzima bwabo, abantu bahuje intego, abantu bahuje inzozi, bakomezanya urugendo. Ariko babanje gufata umwanya, bariyubaka ari bonyine, bariyubaka mu buryo bw'imitekerereze, biyubaka kuri systeme bifuza gukoresha ngo bakore muri business. Bibafungurira amarembo yo guhura n'abantu bakeneye mu buzima bwabo. None ubu ni abantu b'icyitegererezo mu buzima bw'uyu munsi. Gerageza nawe wiheze, wikure muri icyo kigare cy'amafuti uhoramo. Nurangiza urwanye ubunebwe. Amagambo nk'aya ngaya uri kumva gutera imbaraga,
ntabwo nta kintu na kimwe amaze mu buzima bwawe igihe cyose nta disipurine yo gukora, nta bushake, nta mbaraga zo gukora ibyo wagakwiye kuba ukora, waba ubishaka cyangwa utabishaka ufite. Igihe cyose utazi gukora mbere y'uko utangira kwiyumvamo ibintu, brother, laziness, ubunebwe nibwo bwonyine buri gukiriyetinga abantu b'injajwa hano hanze. Ubunebwe nibwo butuma uba umeze nk'umusazi hano hanze. Wowe uneze amatwi aka kanya, urabizi yuko ibi bintu ndi kukubwira ushobora nawe kubibwira undi muntu. Yewe ushobora no gufungura YouTube ukaza ukabibwira undi muntu, nawe bikamugirira umumaro. Ukagira community nk'iyi ngiyi mfite cyangwa isumbiye, ufitiye umumaro, ihora iza kumva amagambo meza kuvuye mu kanwa. Undusha ijwi ryiza, undusha kuvuga neza, yewe n'uburyo utangamo ibitekerezo biraryoshye. Ariko kubera yuko uhora wumva wabishobora, unabizi yuko ubifitiye ubushobozi, ubunebwe bwawe bwakubujije kubikora. The more time, cyangwa se ejo hazaza, nubona hari umumaro byangiriye, ni wowe uzaba uri inyuma mu migongo y'abantu babwira uti don't wave, uriya nta bintu by'umumaro atubwira, n'uburyo abivugamo n'uburyo atangamo ibitekerezo bye, njye mba numva atari ibyo, si byo. Utangira uze kubipinga, kubera ko wowe byakunaniye kubikora, kubera ko kubitangira byakunaniye. Nkoresheje urwo rugero kugira ngo nkumvishe ukuntu ubunebwe bukugira umunyamagambo, umunyabusutwa. Umuntu agatangira business ubireba ko uyishoboye, ariko kubera ko udashoboye kubyuka ngo ujye kurangura nkawe, kubera ko udashoboye kubyuka ngo ushyiremo imbaraga nk'izo ashyiramo, si uko utabishoboye, ahubwo ubunebwe ufite, bigatuma weho aho kugira ngo utaking action, ahubwo uhora uvuga ntabwo abikora neza, ntabwo abishoboye, ubusirimu bwenda bukemanga, uburyo akoramo ibi bintu wapi, bikakugira umunyabusutwa, bikakugira injajwa. Ibi byose wateze amatwi ntacyo byaba bimaze mu gihe intebe y'ubunebwe yaba igiteye mu buzima bwawe. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro, urebe neza niba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bifite umumaro mu buzima bwacu. Ciao ciao.